Centennial Light ni itara rimaze igihe kinini cyane ryaka kurusha ayandi yose ku isi. Ryatangiye kwaka kuva mu 1901 kandi ntirirazima. Riherereye muri leta ya California, riva mu Pleasanton Fire Department. Nta rindi tara ku isi rimaze igihe ryaka nkaryo. Iri tara rimaze imyaka irenga 120 ryaka. Ryakozwe igihe amatara agurishwa yatangiye gukorwa. Ni ukuvuga ko rimaze amasaha arenga miliyoni ryaka. Aya masaha ni menshi cyane kuruta igihe ayo tugura uyu munsi amara yaka. Kuki tudafite amatara yaka iteka ryose? Nuko se bidashoboka kuyakora? Tekereza uba ufite business ukora amatara, hanyuma ugakora itara ryaka ku buryo ritazasimburwa. Abantu bose baza kugura amatara yawe, gusa ikibazo cyabamo ni uko byarangira nta muguzi ukibona kubera ko bose bafite amatara adasimburwa kandi adapfa. Byarangira business yawe uyifunze. Itara ryaka ku buryo ritazima ryarakozwe, ariko uwarikoze yasanze nta business yunguka yavamo, ahitamo kubireka. Ndamutse nkubwiye ko twatangiye dukora ibintu biramba nyuma tukaza gukora ibitaramba, wabyemera? Oya sibyo, ariko wenda ku kigero gito cyane. Kuvumbura itara ryaka byari bigoye cyane. Byasabye gushyira urutsinga mu kirahuri rugacanwa hakoreshejwe amashanyarazi. Ingufu zingana na 5% nizo zatangaga urumuri, 95% zikaba ubushyuhe. Ibaze ko ubwo bushyuhe bwashoboraga no kugera kuri degrees Celsius zirenga 2500. Ubu ni ubushyuhe bwenda kungana na 1/2 cy'ubwo ku gice cy'inyuma cy'izuba. Kuri iki kigero insinga zakoreshwaga zarashyaga cyangwa zigashonga. Ibi nibyo byatumye mu myaka 1840 Warren Delley yagize igitekerezo cyo gushyira insinga mu matara atarimo umwuka kugira ngo insinga nizibura oxygene ziteye gushya. Mu 1879 Thomas Edison yari yakoze itara rikoresha urudodo rwa koto ku buryo rimara amasaha 18 ryaka. Abandi bavumbuzi bakoze amatara akoresheje platinum, carbon cyangwa tungsten n'izindi nsinga ku buryo igihe cyageze amasaha itara rishobora kumara ricanye ariyongera cyane. Mu 1920 impuzandengo y'amasaha itara ryamaraga ryaka yarazamutse agera hafi ku masaha 2000. Ni ukuvuga iminsi 83 yaka atazima. Hari n'amatara yamaraga iminsi 100. Nyuma y'iki gihe amatara yatangiye kumara igihe gito. Mu ijoro rya Noheli mu 1924 amakampani yari akomeye mu bucuruzi bw'amatara yahuriye i Geneve mu Busuwisi, arimo Philips, International General Electric, Tokyo Electric, Osram na Associated Electric yo mu Bwongereza n'izindi. Zakoze icyaje kwitwa Phobos Cartel. Iyi yitiriwe Phobos, imana y'Abagiriki y'urumuri. Bahuriye hamwe ngo bige ku kibazo cy'ingenzi cyari kibangayikishije: amatara amara igihe kinini yaka. Nk'urugero, Osram yagurishije amatara miliyoni 60 mu 1923. Mu 1924 bagurishije miliyoni 28 gusa. Amatara yamaraga igihe kinini cyane bigatuma abaguzi bataboneka. Kampani zose zemeje kugabanya igihe amatara agomba kumara yaka akaba amasaha 1000 gusa. Ni hafi iminsi 42 yonyine. Ikigoye cyari ukumenya niba bose bazabyubahiriza. Erega n'ubundi niba igikoresho cyawe kiramba uzabona abaguzi benshi. Bahise bashyiraho ibihano kutazabyubahiriza. Buri kampani yagombaga kohereza amatara yayo agapimwa hakareba igihe amara yaka. Ni nk'uko RSB itanga ikirango cy'ubuziranenge hanyuma ikaza kugenzura ko kampani yagihaye cyuzuza ibisabwa, igafata igicuruzwa ikwiye ku isoko ikagipima. Hari inyandiko zigaragaza ukuntu kampani zimwe na zimwe zagiye zakwa amafaranga atandukanye kubera kutubahiriza ibi bipimo byari byarashyizweho. Kuvubwa amatara ahabwa igihe ntarengwa atagomba kurenza. Imyaka 4 gusa nyuma ya Phobos Cartel, igihe amatara yamaraga yaka cyaragabanutse, ariko ingano yacuruzwaga n'amakampani iriyongera cyane nayo ahabonera inyungu. Ikibazo kibazwa ni uko niba abaguzi baramenye icyo Cartel yari igamije kugeraho. Hatangajwe ko Cartel yari igamije gushyiraho ibipimo ngenderwaho byo gukora amatara.
nk'uko amatara agomba gusa, ingano y'umuriro atagomba kurenza n'ibindi. Ariko abaguzi ntibigeze bamenyeshwa ibyo kugabanya igihe amatara agomba kumara yaka. Nubwo iyi Cartel yagezeho igacika intege bitewe n'ihangana ryaturukaga hanze yayo, ikaza kurangizwa nyirizina n'intambara y'isi ya kabiri, kampani nyinshi ziracyakora bimwe n'ibyo yakoze. Inyinshi zigabanya igihe bimwe mu bicuruzwa bigomba kumara hagamijwe kubona inyungu. Dufate urugero rworoshye. Hari kampani nyinshi zitangira zikora ibicuruzwa biramba abantu bakabikunda cyane, ariko nyuma y'igihe gito ugasanga noneho bya bicuruzwa bisigaye bimara igihe gito kandi byararambaga. Ese nuko ababikora baba batakibasha gukora bimwe n'ibyo batangiye bakora, cyangwa hari inyungu baba bashaka kubona mu bundi buryo? Iki kiganiro cyatewe inkunga n'abandi nkawe bakoze subscribe. Nawe niba ushaka kudutera inkunga wakanda subscribe. Ugire ibihe byiza.